bigenda bite? Ese niki kiba cyabaye ngo papa iyo apfuye hahita hakorwa amatora y'igitaraganya yo kugira ngo haboneke umusimbura? Kiliziya Gatolika ndetse n'isi yose muri rusange biba byahangayitse mu gihe hataraboneka umusimbura. Ese ni akahe kamaro papa aba afitiye isi ku buryo usanga isi yose yahangayitse mu gihe hataraboneka umusimbura? Radiyo na televiziyo, ibinyamakuru byandika, abantu ku giti cyabo ndetse n'imbuga nkoranyambaga, abo bose baba bavuga kuri icyo kintu. Birasa naho isi yose biri mu icuraburindi mu gihe hataraboneka umusimbura. Ibihugu byose, imigabane, isi yose muri rusange iba yatunze amaso Vatikani kugira ngo hamenyekane umusimbura. Isaha ku isaha, umunota ku munota, umunsi ku munsi, buri wese aba yifuza kumenya amakuru y'ibiri kubera Vatikani. Birasa naho papa ari umuntu ufatiye isi runini, cyane cyane ko ari umuntu wubahwa ku buryo iyo agize ikibazo na gito isi yose ihita ihangayika. Abantu benshi baba bazi ko bireba Gatolika cyangwa se Kiliziya Gatolika, ariko mu by'ukuri urasanga papa hari runini afatiye isi ku buryo isi itakemera kubaho mu masaha cyangwa se mu minsi runaka hataraboneka umusimbura. Ese ni izihe nshingano papa aba afite? Ese ni iki aba amariye isi muri rusange cyangwa Kiliziya Gatolika? Ese ni uruhe ruhare yaba yaragize mu buzima bwawe cyangwa se ubundi buzima bw'undi muntu wese wabayeho ku buryo ari we muntu uhangayikirwa cyane mu gihe atakiriho? Uyu ni papa wa 267 ubayeho, kandi nujya kureba uzasanga n'abandi bagiye babaho byaragiye bibaho muri ubu buryo ku buryo hatamaraga iminsi myinshi hataraboneka umusimbura. Muri iki kiganiro ntabwo turi buze kwibanda ku bapapa 266 babayeho, ahubwo turaza kwibanda kuri uyu mushyashya. Tugiye kureba muri rusange ni izihe nshingano z'ibanze papa aba afite, yaba kuri Kiliziya yaba ku isi muri rusange, ku buryo isi yose yahangayikishwa no kuba haboneka umusimbura. Ntabwo tuza gutinda mu bintu byinshi, ahubwo ndagira ngo uze gukurikira. Turavuga amateka ye, aho avuka, uwo ari we, itandukaniro rye n'abandi bapapa babanje ku buryo ari we watowe. Ntuze kujya kure y'inyakiramajwi yawe aho wumvira iki kiganiro, yaba kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa kuri mudasobwa n'ahandi hose ubasha kumvira iki kiganiro, kuko ndabizi ko uza gusobanukirwamo byinshi. Tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Papa Legacy. Nguhaye ikaze. Yitwa Robert Proveste, akaba ari umunyamerika uvuka muri Chicago. Akaba yarabonye izuba tariki 14 z'ukwezi kwa 9 1955. Afite ubwenegihugu bubiri, aho afite ubwenegihugu bwo muri Amerika ari naho avuka, ndetse akagira n'ubwenegihugu bwa Peru aho yabubonye mu mwaka wa 2015. Ni ukuvuga ko amaze imyaka 10 agize ubundi bwenegihugu. Mu myaka y'amavuko ubu ngubu imyaka 70 iruzuye. Ese kubera iki ari we wahiswemo cyangwa se ari we watowe kugira ngo abashe kuba yasimbura Papa Francis wari usanzwe uriho? Biravugwa yuko cyangwa se bizwi ko Papa Francis ari we wamuzanye i Vatikani mu mwaka wa 2023. Akimara kugera Vatikani yakoze imirimo itandukanye mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika, aho yari umuyobozi ushinzwe kugenzura ba musenyeri ku isi hose. Mu by'ukuri bigaragara nk'aho ari umugabo w'umunyabwenge, kuko mu nshingano izo arizo zose yagiye akora kuva yakiyegurira Imana, kuva yatangira kuba umuyobozi, bivugwa ko izo nshingano zose yagiye azuzuza neza kandi akazikora mu buryo bwiza. Ni umunyabwenge, ntabwo asanzwe, ni umuhanga ku buryo bivugwa yuko hari itandukaniro agiye kuzana ku isi ndetse no muri Kiliziya Gatolika muri rusange. Robert Proveste
uyu w'umunyamerika ni umugabo udasanzwe kandi w'imbaraga ugiye kuzana itandukaniro. Ni urugamba ruba rutoroshye iyo hagira ngo hahitwemo cyangwa se hatorwe papa uzasimbura usanzwe uriho, kuko ntabwo ari ibintu bipfa guhubukirwa. Biba bisaba ko harebwa umugabo ukomeye, ufite imbaraga, ufite ubwenge, w'umuhanga, uzabasha guhagararira isi ndetse akayobora kiliziya muri rusange. Tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo abakaridinali 133 bari baturutse mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye bari bateraniye i Vatikani muri Conclave kugira ngo hatorwe uzasimbura Papa Francis. Bivugwa ko mbere yo gutora buri mukaridinali wese uba uhari aba yemerewe cyangwa se abanza kurahira indahiro yo kutazamena ibanga ry'uburyo papa mushyashya aba yatowe, kuko ngo ni ibanga riba ritagomba kumenywa na buri wese cyangwa ngo rijye hanze, riba rigomba kuguma hagati y'abo bakaridinali. Abakristo batandukanye bo mu bihugu bitandukanye ababa babashije kuhagera baba bategerereje hafi kugira ngo bamenye uwasimbuye papa. Ku marembo y'i Vatikani ndetse n'ahandi hafi aho ngaho haba hari umutekano uhagije ku buryo nta kintu kiri buze kurogoya ayo matora. Biba bivugwa yuko i Vatikani ari nk'igihugu cyigenga gifite ingabo zacyo, ku buryo izo ngabo arizo ziba zicunze umutekano hirya no hino kugira ngo habe hari umutekano uhagije. Ku mugoroba wa tariki 7 hazamutse umwotsi w'umukara nk'ikimenyetso kigaragaza ko papa bataraboneka, kubera ko ku munsi wa mbere amajwi aba akijagaraye bitarabasha kuba mu buryo. Amatora yarakomeje aho tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, ni ukuvuga ku munsi ukurikiyeho, Robert Proveste cyangwa se uyu wasimbuye Papa Francis byagaragaye ko ari we watowe kubera ko ari we wagize amajwi menshi. Robert Proveste ni umunyamerika wavukiye muri Chicago, aho yabonye izuba cyangwa se yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa 9 1955. Uyu mugabo afite ubwenegihugu bubiri kuko ni umunyamerika kuko niho yavukiye, ndetse akagira n'ubwenegihugu bwa Peri cyangwa se Peru yabonye muri 2015. Ni ukuvuga ko amaze imyaka ubundi bwenegihugu, ndetse ubu ngubu akaba yujuje imyaka 70 y'amavuko. Nanone ku mugoroba wa tariki 8 papa akimara gutorwa cyangwa se Robert Proveste akimara gutorwa, hahise habaho kwerekana cyangwa se kumuzana imbere y'abantu, kubasuhuza no kwiyerekana, aho mu mashyi menshi, mu rusaku rwinshi, mu byishimo byinshi, abakristo bari hafi aho ngaho bari bishimye ko papa mushya abonetse. Uyu mugabo ni umuhanga, ni umunyabwenge, ni umugabo ushishoza ku buryo bivugwa ko hari itandukaniro agiye kuzana ku isi ndetse no muri Kiliziya Gatolika muri rusange. Impamvu yo kuba uyu mugabo ari umunyabwenge bigaragarira kuri zimwe mu nshingano yagiye ahabwa, aho bivugwa ko Papa Francis, ni ukuvuga uyu wasimbuye, ari we wamuzanye i Vatikani mu mwaka wa 2023. Yagiye ahabwa inshingano zitandukanye, aho harimo nk'uko yari umuyobozi ugenzura ba musenyeri ku isi hose, kandi bigaragara ko izo nshingano zose yahawe yagiye azikora neza, ku buryo nta gushidikanya yuko no kuba abaye papa wa Kiliziya Gatolika muri rusange izi nshingano zizagenda neza. Uyu mugabo akaba yahisemo kwitwa Papa Leo wa 14. Ibi nabyo tuzabikoraho ikindi kiganiro kugira ngo umenye ngo ese ni ukubera iki yahisemo kwiyita cyangwa se kuba yakitwa iri zina. Ibi bifite aho bihuriye n'imyemerere cyangwa se n'imyizerere ya bamwe mu bapapa bagiye babanza. Noneho reka twinjire ku nshingano nyirizina papa aba afitiye isi, afitiye Kiliziya Gatolika muri rusange, ku buryo
kiliziya n'isi yose iba ihangayitse mu gihe ataraboneka. Ese izi nshingano ntizaba ziremereye? Ntabwo dutinda, reka izi nshingano nazo tuzivugeho. Inshingano ya mbere, kuba umuyobozi wa kiliziya ku isi yose. Ni ukuvuga ko bivugwa yuko kiliziya ari igihugu cy'amamiliyari y'abantu cyangwa se amamiliyoni y'abantu mu buryo bw'umwizerere, ku buryo badashobora kubaho nta muyobozi bafite. Ni ukuvuga ngo papa niwe ufata ibyemezo bikomeye ku iyobokamana, inyigisho ndetse no kunga ubumwe abakristo muri kiliziya muri rusange. Bisobanuye ko mu gihe kiliziya yaba idafite papa, yaba imeze nk'abana badafite umubyeyi cyangwa se igihugu kidafite umuyobozi. Inshingano ya kabiri, kuba intumwa ya Kristo ku isi yose. Ni ukuvuga ko Papa Francis ahagarariye Kristo ku isi yose, ku buryo ari gukomeza umubano, urukundo, kwizera ndetse n'ubumwe muri Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ko Papa Francis wavuyeho cyangwa se n'abandi bose bagiye bamubanziriza tukagera no kuri uyu nguyu uriho, ni intumwa za Kristo cyangwa se baba bameze nk'ababyeyi ba Kiliziya ku isi yose. Ni ukuvuga ko papa aba ari we mwungeri cyangwa se aba ari umushumba w'intama zose za Kristo cyangwa se abakristo bose bo ku isi muri rusange, ku buryo aba ari we ushinzwe byose. Inshingano ya gatatu, gushyiraho no kuyobora abepiskopi n'abakaridinale bo ku isi yose. Afite ububasha bwo gukuraho no gushyiraho abakaridinale, abepiskopi bose bo ku isi muri rusange, ndetse akagena n'imitwarire cyangwa se imiyoborere y'uturere mu buryo bwa kiliziya dutandukanye ku isi hose. Inshingano ya kane, guhuza kiliziya n'abakristo bo ku isi yose muri rusange. Ni ukuvuga ko mu gihe papa ahari aba afite inshingano zo kurinda kiliziya n'abakristo bayo gutuma bacikamo amacakubiri, agasigasira ubumwe bwa kiliziya ku buryo abakristo bose b'isi yose bavuga ururimi rumwe, bakagira umuco umwe, bagafata inyigisho zimwe, ku buryo ubumwe busigasirwa cyangwa se bukabungabungwa. Inshingano ya gatanu ari nayo nshingano ikomeye twigeze kuvuga ngo ese ni iki aba amariye isi yose muri rusange. Inshingano nyinshi twagiye tuvugaho ni inshingano zibandaga kuri Kiliziya Gatolika, ariko noneho inshingano ya gatanu yo ni ukuba umuvugizi w'abatagira aho bavugira. Papa ahagarariye amahoro, politike, ubukungu, urukundo, ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Bivugwa ko papa hari itegeko ashobora gushyiraho cyangwa se itegeko rishobora gushyirwaho ku isi, mu gihe atararyemeza rikaba ridashobora kuba ryashyirwa mu bikorwa, cyangwa itegeko yashyizeho cyangwa se ibintu yavuze bikaba bishobora kugenderwaho n'isi yose. Ni ukuvuga ko zimwe mu ntambara ziba hirya no hino ku isi, nk'abantu barengana, ibihugu biba biri mu makimbirane ndetse n'ubushyamirane, aba afite ubushobozi bwo kuba yagira itegeko ashyiraho, cyangwa se hakaba hari imyanzuro imwe n'imwe ashobora kuba yafata. Muri rusange papa uretse kuba ahagarariye isi cyangwa se kiliziya, hari n'amategeko amwe n'amwe ashobora kuba yashyiraho, ayo mategeko akaba yakubahirizwa. Ese papa niba ashobora gushyiraho itegeko rikubahirizwa n'isi yose, niba ashobora kunga abantu ku isi yose, niba ashobora guhagarara muri politike, mu bukungu, akavuganira abarengana ndetse akaba yahagararira n'uburenganzira bwa muntu, kandi ku isi yose, ntiyaba ari we perezida cyangwa umuyobozi w'isi yose? Gukanda subscribe kuri iyi channel ni iby'ijana by'isegonda. Kwandika muri comment ndetse no gukora like ntabwo bigufata akanya kanini. Niba wakunze ikiganiro cyacu, kuba wagisharinga ku zindi nshuti zawe nazo zikacyumva, yaba ari inkunga ikomeye duteye. Nitwabanaga muri iki kiganiro, nitwa Papa
Legacy. Reka duhure mu kiganiro gitaha, ndabakunda cyane.